umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Ngano. Umbabarire mwana. Umbabarire. Yo. Mana yanjye, aya mashina yawe. Izi mpundu ni izawe. Iki cyubahiro ni icyawe. Mwana, bira. Warabikoze mwana. Warabikoze we. Byaremeye. Yo. Mwana. Ngiye kubona umwuzukuru. Mana, maze ntuzongere kwitwa umukozi muri uru rugo. Urumva? Ntuzongere kwitwa umukozi muri uru rugo kuva uyu munsi, kuva nonaha uri umukazana wanjye. Utwita umwuzukuru wanjye, ujye ukora icyo ushaka. Ntibakakuvunishe. Monalisa? Monalisa? Oui. Ntabwo urimo kunyumva? Musaza wawe. Musaza wawe. Ndikuri kwe. Uri umugome ku rwego nashobora ku. Uziko wakicira n'umuntu mu nzu. Uziko mwakicira n'umuntu mu nzu muri abagome. Ubu akangaka kubusatsi bumeze gutya wumvaga ubu ku buryo umbeshya iwanjye ukagira rogi. Iwanjye niho usiguza gusambanira. Sheri, basi ndakubabariye. Nagira ntese. Seriously? Ni ukuri. Ndakubabariye rwose. Erega uri wibabariza umutima wose. Naho uriya mukobwa nta kintu upangana nuko. Mva. Nese wisabira akantu kamwe. Yego Sheri, nta kibazo. Nese basi muhamagare. Sibyo? Muhamagare azahangaha nawe urabuhari. Mwisabira akantu kamwe gusa. Nk'umugore wawe. Please. Sibyo? Ujye ukora ibyo ushoboye. Uranyumva? Ariko mana ntabwo icyubahiro. Umwana. Ninda yabirasa. Bira. Yewe, ariko wa mana ugenda ugira neza pe. Genda ugira neza mama ya. Maze ujye wiyitaho. Urye neza, urye imboga n'imbuto, uruhuke. Ujye ukora n'agasiporo uze no kunsura mwana wa, sibyo? Ndagukunda. Kandi umbabarira mwana. Umbabarira dore niwe wari waratsimbara ibimbwira kare. Umbabarira rwose. Monali, ibintu nkoze. Nemeye kuva muri apartment yanjye. Nze muri aka kazu kameze gutya k'ibyumba bitatu kugira ngo tubone abantu twese turyama. Inzu yanjye nishyura
urabatekereza ko iyi nzu ari njye uyishyura aka kabwa katanishyura ni inzu iyi mayibobo kubera iyi mayibobo yo mu cyaro wowe utume iyi mbwa ngo ni musaza we ngo nako ngo musaza wawe ubwo sura bizigamwe iki ngira ikintu kirimo gukuriza ubugome uburyarya nkumamagara uko waje urakuzi usa nabi nta n'ikariso Allo, biteze. Waba ufite umwanya se ngo unsange mu rugo ko nashaka tuganira ibintu byihutirwa. Ni ishema muvugana. Ngo? Allo? Allo? Zikwa nkuki? Seriously? Afite uburakari bwinshi. Sheri ntabwo ari buboneke. Arabyanze. Aragukubye. Sheri kamubwiza ukuri umukobwa tumwihorere. Sibyo? Ngiye n'ubu namukatiye ngiye ntabwo mukeneye mu buzima bwanjye. Namugenda namubwiye ko iriya nda atari yanjye. Afite umugabo babana. Ubwo sinabyemezwa niki? Shira umukobwa please mbabare tumureke sibyo? Umva nkubwire bebe. Sibyo? Uzi n'ikindi? Munsokere mu nzu. Please. Monali, munsokere mu nzu. Monalisa nsokera mu nzu ntabwo uri kunyumva. Ndavuze ngo nsokera mu nzu. Soka, mayibobo nawe nkubona. Mayibobo! Ntunkoreho. Inde. Nisigaye turajyahe. Soka. Bwira ino mbwa yawe ibyo gushaka. Hirwa n'inde mva. Soka. Izi mbaraga sawa ndarimo. Monali. Nibasigemo, fata ibintu byanjye ngende. Nibasigemo. Muzajya munanyishyura ariko urabizi ko inzu ari yanjye. Ego. Nibasigemo. Fata ibintu byanjye ngende. Madamu n'umugore n'umugabo. Umugabo muzima se kutarimo kuvuga. Kutarimo kuvugana. Ubaye iki? Kairi amakosa nawe yarabizi. Uzi ikintu ntari gusubiremo. Simbisubiremo Monali. Monalisa simbisubiremo. Sohokera mu nzu. Monalisa nsohokera mu nzu. Ngaho mpa nimero ze. Ngiye mpa nimero ze. Nze kumwivugishiriza. Ni ibintu bisanzwe. No sindatwite si yawe. Erega umwana namurera bebe. Urumva wabyara umwana ngiye nkanga kumurera. Niyo yamuduha, niyo byagenda twamufasha ariko byibura. Nta nimero nge mvugane nawe. Reka ngusabe ikintu kimwe. Yeah. Ninze kuba uranyizeza ko nta kibazo uri guteza. Baby, I love you, you know. Urumva ari igiki kindi nakora se? Umuntu ugutwitiye umwana. Okay, thank you.
yawe rukambe ntureba se ubu rero ibintu birakemutse. Bebe. yes Tujya mu cyumba. umwari garuka uri kujya hehe? Nakubonye garuka. birasa ndagira musobanurire impamvu wambaye warangiza ukirukana Sisi umugore wawe w'isezerano. Ibyo bintu by'ubucucu ufite ni bwoko ki? ariko mama ntabwo Sisi nigeze mwirukana. Sisi yarijyanye aragenda. hanyuma si umugabo arongoye ntabwo agomba kurongora umugore we. Uri muzima urangije wigira ikiremba agenda gusebya ahantu hose. Ubu nabaye iciro ry'imigani ngo nabyo ikiremba. Uri muzima ubitse ibintu urangije utera umukozi nda. ariko se mama kubizi neza ko Sisi twakundanaga. Iyo aza kuba nkunda byanyabyo ariko nakagenda. hanyuma se kuki utamurongoye kandi ari umugore wawe w'isezerano? ariko njye nafite akazi kenshi kandi numvaga naniwe ndushye. Reka nkugire inama mwana wawe. mama banza nyumve neza. Icya mbere nibwo twari tukiva mu bukwe. Icya kabiri twarangije gukora ubukwe akazi kari yari akantegereje. Aho nyumvira akazi karutaga umugore wawe wari wamuzanye kugira gute? Yari ndabyo byo gutegura anga. Kuki atihanganye se? Ariko yihangana umwana iminsi 3 yonyine gusa akahitagenda. umva birasa. Iwabo ntabwo baryaga. Kwa se na nyina ntabwo bizi ko ari abantu bishoboye bafite urugo rwiza. Niwe yaraje ashaka. Yaraje kubaka umuryango. Nese mama kuki atihangana iminsi 3? Ariko yihanganira iminsi 3 umugore warongo wihanganira iminsi 3 gute? Ngo akazi ngo ibike reka rero mugire inama. Rero mama ngiye uretse no kunangira n'inama mama. Urabizi rwose ko mwubana nagukunda, sibyo? Ariko nta kuntu ngiye wambwira ngo umugore utabasha kwihanganira iminsi 3. Isundi uwo mugore utabasha kwihanganira iminsi 3. Ndamutse ngize nka mission y'akazi. Nkava hano mu Rwanda nkajya hanze nkamara y'ukwezi. Ubwo ngubwo urumva ngo watahita nshimye katajya kuryamana n'abandi. Waramugeragezaga ngo ureko. Mwari uri kujya hehe? Ako se mbarumbwiza ukuri. Ninde wakunshungishije? Reka kindi mbwa y'igipango. Wumva ko wacika gutyo gusa. Uri yo pe muranasi. Se waretse nkigendera. Ubu nabwo uraje ubigire ibintu birebire umunwa wawe wakunaniye ujye kubivuga. Mwari wibye iki? Urabona se mfite iki? Kuri kububa. Ndikububa se n'ububye gutya. Uri kwihisha iki? Umva rero mva mubwire. Urabizi ko musaza wanjye yaje naho. Ngiye kumwirebera gato arakabazo yahuye nako ahanabo. Sinshaka yuko uriya mushiki wa boss abimenye. Sinshaka ko mama wa boss abimenye. Sinshaka ko nabirasa abimenye. Waretse nkigendera nkajya kuganira na musaza wanjye bigutwaye. Kuki ugenda utasabye uruhushya? Wose uri igiki muri iyi nzu? Ubona ndipota hagaha. Mva ngiye mu bantu banzonga muri iyi nzu nawe uri mofe. Erega ngewe ndi umujagararo. Jya ko ngeze nta mahoro ugomba kugira. Ubwo se urifuza iki? Iteka ryose uzajya utekereza kugenda utasabye gahushya. Ubu ngiye no kugukorera akajeto. Waramugeragezaga ngo ureko ashoboye. Ni Imana yamugerageje kuko nanjye sinzi uko byagiye. Ngaho rero mugarure. Umugore wawe w'isezerano urabizi neza ko iyi mitungo muyifatanyije 100%. Araramuka amenye ko atangiye kubyarana rero n'umukozi wo mu rugo. Nawe ntago ari bubyemera agaruka mu mitungo ye agutesha umutwe. Irukana umwari agenda asange nyina. Agenda abyare narangiza guha umwana wawe ndabizi neza Sisi aragukunda zamurera. Ntabwo bishoboka. Ibiki bidashoboka? Nawe nagarura. Ariko nkawe ubundi ngiye ngo warananyo bibyabira nancanga. Uri muzima
urimo uratera inda abayaya, umugore wawe ari hariya yirirwa arira yirirwa avuga, aragusebye hirya no hino. Ubwo se wowe wari wamushatse umukunda? mama none uzi ukuntu ibintu bimeze, yaba ari sisi yaba ari nawe mwari, nta n'umwe nkeneye. Nta n'umwe nkeneye, utanumva no kwivanga gutyo kugira ngo ngiye umwari nabana nawe. Nawe simushaka, ntago nzabana nawe. Hanyuma agiye kuryamana nawe, azagenda ajye iwababyare, namara kubyara nzanire umwana wanjye mwirerere. hanyuma umugore mudashobora kubana uryamana nawe gute? Ntago bishoboka bose, nta n'umwe nkeneye. uko ugiye usinye, uko ugiye ngo akaje to ugaruka ukansigira. Nta mpamvu yo kugenda utasabye agahushya ngo uragiye. Wose uri boss uri nyiri igipangu. Ubwo se wogira ngo nce bugufi birenza? Jya ugenda umenyeshe. Okay, ndakumenyesheje. Okay. Ndakumenyesheje kandi ugendere kandi ntugire uwo bibwira. Uramara iminota ingahe? Ako se wowe iminota ubwo se bwo kugera aho ngiye bwo biramfata ingahe ku buryo mbaza iminota? Shire ku rukoma. Ni umunyu se ngiye kugura. Amacango ugiye gushiraho hano. Urasanga yakabye sindi bugukingurire, boss ubwo nuri bugukingurire. Ahubwo ayo magambo uri gutinda wiyahuza umbwira ni yagiye kuntinda. Okay, genda ubwo genda ugiye kuzana indinda ya kabiri igeretse ku yindi ufite. Genda tazabona ibyarangwa n'inge. Genda. Shawugira umuntu. Ishogoshi iragenda. Ariko bira nubwo umbwira ngo warakize, uracyarozwe. Mama ndi muzima. Uracyarozwe kuko ntabwo niyumvisha ukuntu. Warugize Imana wonye umwana, umwari nawe ngo nagende. Sisi umugore wawe w'isezerano twese tuzi, nawe ngo ntumushaka. None kutangiye kuvuga ngo nirukane umwari nzane sisi. Okay, nagenda byarere n'usi. Ndabatunga bombi se. Irukana umwari niba utarigeze umukunda. Ariko sisi twese turabizi n'umugore wawe. Kandi sisi ntazanga kukuririra. Nawe rero sinkimukunda. Kuko yarana yaragenda, sinkimukunda pe. Okay. Ariko simushaka nawe umwari nawe nshaka. Ngaho rero umwari nagenda byari umwana muzane mwirerere. Ibyo ngibyo ngiye nabikubwiye ngo nagenda mu byare azamuzane nzamu. Ubwirwa n'iki se niba umwari azamuguha? Azamu. Biriya rero abagore turema nk'ifuhe rimwe riteye ubwoba. Na Bibiliya irabivuga. Sheri ndabizi ariko wowe mbona ukabye. Basi jya ushiramo n'imiyaga. Nze Sheri ubona ntagukunda, ntago nyizera. Bibi, ndabizi urankunda pe. Kandi nawe ndagukunda. So, ugomba kunyizera ko abantu bakundana bagomba no kwizerana, sibyo? Sheri ndakwizera 100%. Ariko akantu wowe wakoze ririya kosa. Bigabanura icyizere cyanjye kuri wowe. Nonse Sheri kuko nagusabye imbabazi urazima kuki uvuga ari ibyo bintu kuko. Byarangiye, it's okay. Ya Sheri, nizere ko bitazongera. Ntago bizongera. I promise. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress,
cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherera Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.